ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kunshungura, simfite icyo naguha, nizeye umusaraba uwo wapfiriyeho, niwo njya niringira. Hema ritakozwe n'intoki z'abana b'abantu, hema yanyuzemo ni umubiri we, hanyuma atwinjiza ahera. Ahera yari atwinjije ni mu ijuru, atwinjirishijeyo amaraso ye. Ndabasuhuje mu izina rya Kristo Yesu, mwebwe abakurikirana ibiganiro byacu kuri YouTube Ijuru ntirikorerwa TV. Nongeye kandi kugaruka kugira ngo twongere tuganire, ndetse nongere mbasangize ku munezero nanjye mba mfite, mbasangize ku cyo nahindutse cyo muri Kristo. Amazina yanjye rero musanzwe muyazi, ariko nanone ndongera nyasubiremo kuko hari n'abadukurikirana bashya. Ku mazina nitwa Musabyimana Yozefu Mugisha, ariko nanone ayo ni amazina yo kwa Adamu, ayo ni amazina nkomora ku babyeyi bambyara mu buryo bw'umubiri, ariko nanone nkagira n'irindi zina nagiriwe umugisha, noneho ubu ndi umukiranutsi. Ndi umukiranutsi ku bwa Yesu, ndi umukiranutsi ku bwa Yesu. Namenye neza ko mu maraso ya Kristo Yesu noneho nababariwe ibyaha byanjye byose, kubera ko nahindutse umunyabyaha hadashingiye nyirizina ku byo nkora, ahubwo hashingiye ku byo kuko nkomoka kuri Adamu wakoze icyaha, abamukomokaho twese tugahinduka abanyabyaha. Ariko nanone Kristo akaba yarakoze icyo gukiranuka, abamwizeye bose nanone tugahinduka abakiranutsi ku bwe. Ubu rero nkaba nta cyaha Imana ikimbaraho, nta byaha Imana ikimbaraho, kuko ibyagombaga kumbaraho yabibaze kuri Kristo. Ariko kandi si jye jyenyine, nawe ibyo bintu yarabigukoreye, wabyizera ko ibyo Imana yakubaragaho yabibaze kuri Kristo, n'igihano wari ukwiriye guhanwa Kristo Yesu aragihanwa, nanjye narabyizeye. Ndi umukiranutsi rero, Imana ishimwe ku bwa byose. Hanyuma uyu munsi ndagira ngo tuganire, abantu benshi baba bafite urujijo ku bigendanye n'icyacumi, ndetse abantu ugasanga bari gutekereza ko gutanga icyacumi byahesha umuntu ijuru, cyangwa se byahesha umuntu umugisha. Usibye ko niyo umuntu avuze umugisha, abantu benshi bitiranya nyine umugisha bakawitiranya n'ibyinaha, bakawitiranya n'amamodoka, bakawitiranya n'amazu, bakawitiranya n'amashuri, bakawitiranya no kuzamurwa mu ntera mu kazi. Ariko ibyo ni ibisanzwe, si wo mugisha Imana yatanga kubera ko ibyo ni ibintu bitunga abantu benshi, kandi bigatunga n'abantu mu by'ukuri batazi n'Imana. Nk'ikimenyetso kigaragaza ko uwo atari wo mugisha, umugisha nyirizina ni ukuba waba uri mu isi ariko ukaba uzi ko igihe uzayiviramwo uzaba ugiye mu ijuru. Ni ukuba uri mu isi ariko ukaba uzi ko ufite ubugingo, ukaba uzi ko mu by'ukuri igihe cyose wapira waba ugiye mu ijuru. Nguwo umugisha ni ukuba mu isi uzi ko nta cyaha Imana ikikubaraho, kubera ko usobanukiwe neza ko ibyo wari kubarwaho Imana ari byo yabaze kuri Kristo. Bigatuma rero abantu benshi bavuga ngo kugitanga bihesha umugisha, kugitanga Imana yabireba ikaguha ijuru. Icyo ni ikinyoma ndetse kinakomeye. Ababibabwira ni impamvu gusa zo kugira ngo babarye ibyanyu, ni impamvu zo kugira ngo n'icyo Imana ikwihereye n'amafaranga Imana yabikwihereye yo kugura ibirayi by'abana, kugira ngo nayo uyabahe. Barakokera cyane, baba bafite kokera kwinshi, ngo impamvu Imana itakikumva ngo nuko
udatanga icyacumi. Njya numva n'abahanuzi bamwe b'ibinyoma bakomoka kuri shitani birirwa bazenguruka bavuga ngo Imana ngo yabatumye ngo ko ngo abantu ngo batagitanga icyacumi, ngo ubugingo bwabo ngo bufite ikibazo. Hari n'uwo nigeze numva avuga ngo yabonye ngo mu ijuru ngo yerekwa, abeshya gusa n'umuhanuzi w'ibinyoma, ngo yabonye ngo mu ijuru ngo amazu ngo y'ubwoko ngo bubiri, ngo inzu ngo ya mbere ngo yari ihengamye, ngo abona ngo n'indi nzu ngo nziza cyane ngo ifite ngo amarangi. Mwumve namwe abankurikiye mwumve mwumve urujijo shitani yashizemwe abantu, mwumve ukuntu shitani yahamagaye abantu birirwa bagenda babeshya kandi bakiyita ngo ni abakozi b'Imana. Ngo yumva ngo ari kureba ngo ayo mazu ngo yumvishe ngo mu by'ukuri ngo ijwi ngo rimubwira ngo iriya nzu ngo wabonye ngo ihengamye ngo inzu mbi ngo ni y'abantu ngo bafite ikibazo ngo cyuko ngo batatanze ngo icyacumi neza, ngo ntibagitanze neza ngo barakiriye. Ngo agiye ngo kumva ngo yumva irindi jwi ngo rimubwira ngo iriya nzu ngo nziza ngo iteye ngo n'amarangi ngo niyo umuntu ngo ujye utanga ngo icyacumi wakagitanga neza. Ibyo bintu yabivuze mpari mbyumva, usibye ko nahise ko njyaho nyine ndanabikosora mbwiriza abantu ubutumwa bwiza, ariko ibyo bintu yabivuze mbyumva. Urumva niba umuntu abwiye abantu gutyo agiye kubatuburira neza, agiye kubesikoroka neza. Ariko mu by'ukuri icyacumi iyo tuvuga icyacumi ubundi ko muri Bibiliya cyanditsemo, muri Bibiliya kirimo. Nibyo koko hari n'abantu bajya basoma muri Maraki ahantu bavuga ngo nimungeragereshe icyacumi n'amaturo ngo murebe ngo ndabasukaho imigisha mukaboro muyikwiza ngo niko Uwiteka avuga. Ibyo bintu koko birimo, ariko wakabaye umenya ngo mbese Imana yabibwiraga abandi. Ninde wari ukwiriye guhabwa icyacumi? Ni bande bari bakwiriye kugitanga? Reka twifashishije ijambo ry'Imana turebe abari bakwiriye guhabwa icyacumi ndetse n'abari bakwiriye kugitanga. Ko icyacumi ntigihesha ijuru, icyacumi ntigihesha umuntu umugisha, ko nta mugisha urenze kuba umuntu afite ijuru, nta mugisha urenze kuba umuntu ari mu isi akaba azi ko igihe azayiviramwo azaba agiye mu ijuru, kuko mu ijuru niwe waba wabakiranutse. Uko mukomeza kudukurikirana kenshi tugenda tubabwiriza ubutumwa bwiza bugaragaza nyirizina ukuntu umuntu yahindutse umukiranutsi muri Kristo Yesu. Uyu munsi rero iby'icyacumi reka turebe abantu bari bemere kugihabwa baribo. Reka dusome igitabo cyo kubara ibice byawo 19 ku murongo wa 21. Hari amagambo avuga ngo Abalewi dore mbahaye kimwe mu icumi cya byose kizatangwa n'Abisiraheli kibe gakondo yabo, ntibahereye imirimo bakora yo mu ihema ry'ibonaniro. Aya magambo muyumve, reka nyasubiremo. Abalewi dore mbahereye kimwe mu icumi, mbahaye kimwe mu icumi cya byose kizatangwa n'Abisiraheli kibe gakondo yabo, ntibahembeye imirimo bakora yo mu ihema ry'ibonaniro. Ubundi icyacumi abari bakwiye kugihabwa ni Abalewi. Abalewi nabo bakoraga umurimo wo mu ihema ry'ibonaniro. Abari bakwiye kugitanga nabo bari Abisiraheli. Dore impamvu Abalewi ubu kugeza ubu ntibakiriho, n'ihema ry'ibonaniro bakoragamo ubu naryo ntirigihari. Ntirigihari, nubwo abantu birirwa bavuga ngo ihema ngo rirahari, wenda ihema bakaryita ngo ngaho bajya basengera mu nsengero ngo ni mu ihema, ariko iryo hema ntirigihari, n'Abalewi ntibagihari. Abisirayeli bimuka bavuye mu gihugu cya Egiputa bajya mu gihugu cy'i Kanani, bagezeyo ndabivuga nko mu magambo avunaguye, bageze mu gihugu cy'i Kanani ntabwo Abalewi bigeze bahabwa gakondo. Gakondo mvuga ni amasambu, ni ubutaka bwo guhinga. Imana mu mategeko yategetse ko batoranya Abalewi kugira ngo bajye bakora umurimo wo mu ihema ry'ibonaniro. Urumva rero bagombaga gutungwa n'Abisiraheli kuko bo bari barahawe iminani, bari barahawe ubutaka bwo guhinga. Hanyuma rero Abalewi bakoraga
mu by'ukuri umurimo wo mu ihema ry'ibonaniro bakawukora nta kandi kazi k'amaboko bakora mu by'ukuri, nta yindi mirimo bakoraga, ntibororaga, ntibajyaga guhinga, babaga mu ihema ry'ibonaniro. Abisirayeli rero bagombaga bo gukora, hanyuma ibyo bungutse bakazana kimwe mu icumi kugira ngo gitunge Abalewi. Nituvuga kandi n'Abalewi, Abalewi nyine bakomoka ku mugabo witwa Lewi. Lewi kandi nawe ukomoka muri ba bana 12 ba Yakobo. Uwo nguwo Lewi niwe Abalewi bakomokagaho. Ese ubundi uwo muntu yakwaka icyacumi ubundi ni umulewi? Ubundi akomoka mu Balewi ko numva birirwa babakanga icyacumi ni umulewi. Umulewi se akomoka kwa Yakobo. Barabambura ariko kandi bakanabambura mu bwesikoro bunatangaje. Noneho Imana itegeka ko rero bagomba kujya bazana icyacumi kugira ngo gitunge Abalewi kuko bakoraga umurimo, ngo cyari nk'igihembo, kuko ijambo ryavuze ngo ntibahembeye umurimo bakora uwo mu ihema ry'ibonaniro. Ihema ry'ibonaniro rero ubu ntirigihari kubera ko ibyo bintu byose by'ubutambyi n'ibitambo byakuweho n'igitambo cya Kristo Yesu. Igitambo cya Kristo niwe ijambo ry'Imana rivuga ko yaje agakuraho ibyo bitambo n'abatambyi, akabakuraho kuko uwo murimo w'ihema ry'ibonaniro, wo mu ihema ry'ibonaniro, ijambo ry'Imana rivuga ko ngo yanyuze mu ihema ritakozwe n'intoki z'abana b'abantu, ari ryo mubiri we, ngo arinyuramo rimwe rizira irya kabiri, ngo anaturonkeye gucungurwa kw'iteka. Ihema ryo mu butayu, ihema ryo mu Bisirayeli ryashushanyaga umubiri wa Kristo Yesu uzaza kugira ngo noneho ahinduke ihema. Noneho iryo hema nk'umubiri we uje kugira ngo uzatanyagurwe, utanyaguriwe kugira ngo abari mu isi bose bakizwe ibyaha na Kristo Yesu. Kristo Yesu rero yaje guhinduka ituro. Ndaza kubitindaho nanone. Icyo cyacumi babarya icyacumi n'ukuri byo ntibikiriho. Abari bakwiriye kugihabwa bari Abalewi, n'abari bakwiye kugitanga n'Abisirayeli. Ubundi se ko bakurya nyine ibyawe bakanakurya n'icyacumi ngo ukagitanga, ubundi se ugitanga uri Umwisirayeli? Ubundi se ugihawe ni umulewi? Nyamara uri gutanga mu by'ukuri ibyarangije gucyura igihe, uri no kubitanga mu by'ukuri wibwira ko Imana ibireba ariko ibyo ntibyitayeho, kubera ko Yesu yaje kugira ngo akureho amaturo ndetse n'ibyacumi bikurweho. Nusoma urwandiko rw'Abaheburayo igice cya 10 nk'umurongo wa 4, nabyo reka tuhasome turebe icyo hanavuga, abantu mudukurikiye mu birebe. Icyacumi cyari igihembo gihabwa Abalewi kuko batari barahawe gakondo yabo, batari barahawe gakondo y'ubutaka, bagombaga rero gutungwa n'ibikomoka mu Bisirayeli kuko bo bakoraga imirimo yo mu ihema ry'ibonaniro. Kandi mu ihema ry'ibonaniro hatambirwaga ibitambo. Mu ihema ry'ibonaniro niwe umutambyi yabaga akora kugira ngo ahongerere ibyaha Abisirayeli bakoze, nabyo abihongeresheje ibitambo bahoraga batamba. Kenshi bahoraga batamba uko umwaka utashye. Ubwo rero bagombaga kugihembwa kugira ngo kibatunge kuko cyari igihembo cyabo mu by'ukuri. Reka turebe hano icyo avuga mu bice 10, Abaheburayo ibice 10 umurongo waho umurongo wa 5 haravuga ngo erega nibishoboka ko amaraso y'amapfizi naye nakura w'ibyaha. Umurongo wa 5 ukavuga ngo nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati ibitambo n'amaturo ntiwabishatse. Urumva ko Kristo yaraje avuga amagambo akomeye, aravuga ngo ibitambo n'amaturo ntabwo Imana yabishatse, ngo ahubwo wanyiteguriye umubiri. Ibyo bivuze ngo ahubwo Yesu yarateguwe nk'igitambo, yarateguwe nk'igitambo cyo gukuraho ibindi bitambo byatambwaga. Yaraje nk'ituro ryo gukuraho andi maturo yaturwaga. Abantu birirwa bababeshya rero ko mukwiriye gutanga ibyacumi mugatanga amaturo, ngo Imana ikabireba ngo bakabahesha umugisha ndetse ngo bakanabarambikaho ibiganza bishyushye. Abo ntabwo ari Abalewi, n'Abalewi bagihabwaga ubu ntibakiriho. Urumva ko Yesu ari kubyivugira ngo ibitambo n'amaturo Imana ntabwo yabishatse, kandi ntabwo Imana yigeze ibyishimira, ahubwo ngo yateguye Yesu nk'umubiri, yamuteguye nk'igitambo. Niwumva umurongo waho wa 9 havuga amagambo akomeye ngo ahera ko aravuga ati dore nzanywe no gukora ibyo ushaka,
akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Urumva ibya mbere byari bikuweho, ibya mbere byari bikuweho kugira ngo hakomezwe ibya kabiri. Ibyo bya cumi nabo barewi bari bakuweho. Yesu aje nk'umutambyi mukuru uhinduka igitambo cy'ibyaha byacu, hanyuma naza akuraho ibya mbere byatambwaga. Ibyo bya cumi biba bikuweho, ayo maturo abakuweho. Yesu ategurwa nk'igitambo, akuriraho ibya mbere kugira ngo akomeze ibya kabiri. N'impamvu bakomeza nyine kukujijisha, n'impamvu bakomeza kukwambura ibyawe, n'impamvu bakomeza kukurya ibyawe, nuko utari wakizwa ngo umenye ko uri mu bya mbere byacyuye igihe. Ibya mbere byarangije garanti. Wowe uracyashakira Imana mu maturo, wowe uracyashakira Imana mu bya cumi. Ijuru niho ukirishakira, ndetse ukanashakiramo umugisha. Umugisha kuko ujya wibwira ko ari inzu, kujya wibwira ko ari imodoka, ariko umugisha urenze kubona ijuru ni uwuhe? Umugisha urenze kuba ufite ubugingo ni uwuhe? Ibya mbere byakuweho hakomezwa ibya kabiri. Yesu niwe wakuriyeho ibya mbere byagombaga gukurwaho, kuko ibya kabiri byari bibonetse. Ndetse ku murongo w'icumi aravuga ngo uko gushaka kw'Imana kwatumye twezwa, tubiheshejwe n'uko umubiri wa Yesu wari utambwe rimwe. Ibyo bintu biba bihagije iteka ryose. Numva ko ibya mbere byakuweho hagakomezwa ibya kabiri by'amaraso ya Kristo Yesu, kuko ari wari uhindutse igitambo, ahinduka igitambo cyo gukuraho ibyaha byacu. Yesu rero yahindutse ituro, Yesu ahinduka umutambyi. Ihema ry'ibonaniro naryo rikurwaho, byakuweho n'irigihari. Ibitambo nabyo byakuweho n'igitambo cy'umubiri wa Kristo Yesu cyatambiwe ibyaha byawe. Wowe unkurikira, cyatambiwe ibyaha byawe. Be kukubeshya ko gutanga ibya cumi bizatuma Imana ikureba neza. Oya, Imana yakubabariye ibyaha byawe binyuze ku gitambo cyatambwe. Yesu niwe wahindutse ituro. Reka nabyo tubisome tuza guhita tunerekeza no ku musozo. Tuza guhita twerekeza no ku musozo ahangaha mu Befeso, kugira ngo naho uwumve icyo wavuga. Haravuga ngo nuko ibice bitanu Abefeso, ngo nuko mwigane Imana nk'abana bakundwa, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akitangira kuba ituro n'igitambo cy'Imana n'umubabwe uhumura neza. Urumva ko Kristo ariwe wahindutse ituro. Yaduhindukiye ituro, niryo turo Imana yashatse, niryo turo Imana yashimye. Iri twemereramo tubabaririrwamo ibyaha. Niwe waduhindukiye ituro, niwe waduhindukiye umubabwe, niwe waduhindukiye igitambo. Rero mu by'ukuri mwebwe abantu munkurikiye, mukurikiye ibyo, mukwiye kuva mu rujijo rugendanye no kuvuga ngo ibya cumi, rugendanye no kuvuga ngo amaturo. Imana ntabwo irya ibya cumi byawe. Isi n'ibiyuzuye n'iby'Imana. None se ni gute Imana yakurirwa ijya kuguhambiriza imitwaro? Niba ariyo yaguhaye ibihumbi 10, ikaba yari izi ko ugomba gukuramo igihumbi ukakiyizanira nk'icyacumi, iyo iguhereza ibihumbi 9 se ikuyemo icyo gihumbi cyayo, aho kwirirwa ikurushya ngo uzabanza ukuremwo icyo gihumbi, iririrwa ikuruhiriza iki? Ni ikinyoma. Barababeshya kugira ngo muhugume gusa muri urwo rujijo babarya n'ibyanyu. Ariko icyacumi cyari gikwiye guhabwa Abarewi, kandi bakoraga umurimo w'ihema ry'ibonaniro. Mu by'ukuri kandi uwo murimo w'ihema ry'ibonaniro wakuweho, kuko Kristo Yesu niwe wahindutse ihema, niwe wahindutse igitambo. Kubera ko ijambo ry'Imana rirabivuga hano nko ku murongo w'9, murongo wa 12 mu bice 9 by'Abaheburayo. Havuga ngo kandi ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye, amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. Urumva Yesu yinjiye mu ihema atwinjiza ahera, kandi mu by'ukuri yanyuze mu ihema ritakozwe n'intoki z'abana b'abantu. Hema yanyuzemo ni umubiri we, hanyuma atwinjiza ahera. Ahera yaratwinjije ni mu ijuru, atwinjirishijeyo amaraso ye, kandi ntabwo ahora atwinjizayo, yatwinjijeyo rimwe. Ibyo rero dukwiye kubyizera kugira ngo tuve mu rujijo rwo guhora turibwa ibya cumi batubeshya ko tugiye kubihereza Imana. Nababwiraga kubigendanye n'iby'icyacumi, ibiganiro byacu nakagaruka, ariko abantu ntibakwiriye kubambura ibyanyu. Mukizwe, mwizere icyo Kristo Yesu yakoze.
mumenye neza ko Imana kugeza ubu ibyo bya cumi, ayo maturo, Yesu niwe wahindutse igitambo, Yesu niwe wahindutse umutambyi. Kandi amaze kuduhindukira igitambo, aduhindukiye n'umutambyi, tumaze kwezwaho ibyaha byacu, tumaze kubibabarirwa, natwe twari duhindutse abatambyi. Ku buryo ibyo bakubwira ngo zanira icyacumi abatambyi, abo batambyi bakubwira icyo cyacumi ni bande? Abo batambyi ni bande? Ko bari kukubeshya wowe nawe ukemera, bari kukubeshya ngo turi abatambyi, ngo tuzanira icyacumi. Abo batambyi b'abanyabyaha babaho? Ngo zana icyacumi ngo ukizaniye abatambyi, kukubeshya gusa. Kubera ko Yesu tukimara kumwizera, natwe twahindutse abatambyi. Ariko abatambyi batamba iki? Batamba ibitambo by'umubiri wa Kristo. Iyo tukubwiye inkuru nziza, tukakubwira ko mu maraso ya Kristo Yesu wababariwe ibyaha byawe, iyo ubyizeye nawe ubaye umutambyi wo gutamba iyo nkuru nziza, iyo ubwiye abantu icyo umubiri wa Kristo Yesu n'amaraso ya Kristo Yesu byamaze, nawe ubaye umutambyi. Ntihagisigaye uwiyita ngo umutambyi ngo runaka, ngo muzane ibi, ngo mubizane, bakaba barabiriye. Imana irarya se? Bamwe njya numva banihindura ngo ni ibijigo ngo by'Imana. Nuko baba basuzugura Imana cyane. Imana yahinduka amenyo y'abo bantu birirwa bababeshya ngo ni ibijigo ngo by'Imana, ngo ni ibijigo ngo mubizane, ngo turi ibijigo ngo by'Imana, ngo tuba turiye ngo Imana izaba yariye. Abanyabinyoma niho birirwa babajijishiriza, bababeshyera. Mumenye neza, mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu, mumenye umurimo Imana yakoze muri Kristo. Yesu yahindutse ituro, ahinduka n'umubabwe uhumurira Imana neza. Niwe turi Imana yemeye, kandi iryo turi ryemeye iraryemera, iritwemereramwo. Nukuri menya neza ko Imana itakigira ibyawe ikwaka, ibya Yesu nibyo yemeye, nawe ngo nubyizere. Ijambo ry'Imana niko rivuga ko umwana w'umuntu ataje mu isi gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe kugira ngo bube incungu ya benshi. Matayo ngira ngo igice cyaho cya 20 umurongo wa 28, abakubwira ngo korera Imana uzanye icyacumi, ngo korera Imana uzanye icyacumi. Yesu ntabwo yaje gukorerwa umuha ibyo bya 10, umuha nayo maturo. Oya, yaje kugukorera ibyo utarushoboye kwikorera. Akiranuka ku gato, akiranuka no ku kanini, yubahiriza amategeko yose y'Imana yasabwaga, ayubahiriza yose 100% kugira ngo bikubarweho. Ubwo byari bikubazweho, nawe yabazweho ibyaha byawe. Ibyo ubyemeye rero, ukamenya ko Yesu yatanze ubugingo bwe kugira ngo ube incungu ya benshi, ukamenya ko ibyaha byawe byabazwe kuri Yesu, ubutungane bwa Yesu bukabarwa kuri wowe, imbere y'Imana ubuhindutse umukiranutsi, ubihinduwe nuko amaraso ya Kristo Yesu yamenetse, kandi yameneka, ibyaha byawe ukabura bibabariwe, ukava mu rujijo, nawe ukaba amahoro. Ukamenya neza ko ibyo bintu birirwa bakubeshya ngo ni ibijigo by'Imana, ngo ni abakozi b'Imana, ngo ni Imana ngo yabatumye batuma kwambura abantu, bimenye neza. Ariko mu by'ukuri ukomeze wumva ubutumwa bwiza, kandi wizere icyo Kristo Yesu yakoze. Murakoze cyane. Ibiganiro byacu nakagaruka, tuzakomeza kugenda tuganira uko Imana izagenda ibiduha. Ariko wowe wankurikiraga, mu by'ukuri menya ukuri, umenye n'abari bakwiriye guhabwa icyacumi, abari bo n'abari bakwiriye kugitanga bari Abisiraheli bagiha Abalewi, kandi Abalewi nabo nibo bari bakwiye kugihabwa, bagihaherewe umurimo bakoraga wo mu ihema ry'ibonaniro, uko nta yindi mirimo bakoraga. Ariko nanone umuntu ari kukubwira ngo muzanire icyacumi, nyamara afite iduka. Uzajye ku rusengero, aho yita ku rusengero, urebe ko wamusanga mu mibyizi kuva kuwa mbere kusa ku wundi, abafite iduka, ugasanga afite business runaka, ariko wowe nayo wakoreye bayakuryamo ngo yazaniye Imana, ukabura hombye. Ibyo bintu nta Imana izabyibuka, nta juru Imana yatangira icyacumi yararitanze muri Yesu. Mu by'ukuri mubyumve kandi mwizere, mubeho mufite amahoro mu mitima, muzanirwa nuko mwamenye ko ubunyabyaha bwanyu bwose bwabazwe kuri Yesu, aganahanwa igihano mwari mukwiye guhanwa. Hanyuma nk'uko nawe mwe mwabazweho ukwera kwa Yesu kugahinduka ukwanyu, mubyizeye mugahinduka abakiranutsi biteka ryose. Imana ishimwe. Ndabashimiye mwebwe mu by'ukuri mwakurikiranaga iki kiganiro, turi kumwe. Imana ibahereze umugisha, kandi dukomeza kubasabira kugira ngo Imana ikomeze kubahumura amaso y'umutima, ikore no ku matwi y'umutima, murushaho guhishurirwa umurimo Imana yakoze,
muve mu rujijo, muve mu rungabangabo. Imana ishimwe. Amen.